Yes, urakoze kurikirana Health TV. Ni Prof Ndwaniyeli Boss. Tugiye kwiga uburyo umuntu yambara agapfukamunwa atakangije kandi biri safe, ku buryo udashobora kwandura COVID-19 ubitewe n'agapfukamunwa. Murakoze cyane, nkubuza gukora subscribe kuri Health TV cyangwa channel yanjye yindi yitwa Ndwaniyeli Boss. Ubundi tugakomeza tukiga umuntu ahera mu mwaka wa mbere yiga, agakura yiga, akarinda asaza yiga. Murakoze cyane. Ndahera kuri kirazira ya mbere. Kirazira gutizanya agapfukamunwa. Ukavuga ati koro cyangwa se kana ntiza agapfukamunwa njye kugura ibintu muri butike, ntahura n'aba bapolisi bakamerera nabi. Ikindi cya mbere tugomba kumenya ni ukuvuga ngo tugomba kumva ko ibintu ari ibyacu atari ibya polisi cyangwa abaganga. Nta mpamvu yo gukwepana, ntabwo polisi banga, ntabwo abaganga babanga, nawe ugomba kwikunda ubwawe. Iyo ni kirazira ya mbere, ko gutizanya agapfukamunwa bitemewe, kuko we aba yagakoresheje yashyizemo wa mwuka, nawe urafashe k'agapfukamunwa, nawe urakambaye kuri wa mwuka yashyizeho. Ntuzi niba yashyizeho ya covid uyishyize ku munwa. Iki ni cyo kintu cya mbere tugomba kwirinda. Ikindi cya kabiri, kirazira gukora ku munwa cyangwa ku mazuru utakarabye intoki n'amazi meza n'isabune ya minota batwigishije, cyangwa se utakoresheje hand sanitizer, ya mavuta cyangwa se alcohol ya indi yica amagerms mu ntoki. Kirazira kikaziririzwa, kuko ntuzi niba wakoze ahantu umuntu yakoze afite covid, urayitwaye mu ntoki, uraje uyikojeje ku mazuru cyangwa ku munwa. Nkwibutsa ko niba uyifashe ukayitwara mu ntoki bitavuze ko wanduye. Wandura cya gihe uyifite mu ntoki ukikora ku mazuru cyangwa ku munwa, muri airway muri rusange. Ikindi, tugiye gukomereza kwiga ukuntu umuntu yambara agapfukamunwa. Kirazira ko umuntu akuzanira agapfukamunwa agatwaye gutya, ugakira nkuzana agapfukamunwa ngo wambare, aje agafashe gutya. Ntuzi afashe hano h'umweru, ntuzi niba afite COVID-19 ko yashyize hano, akaguha nawe ukambara ya covid. Niba akakuzaniye akazane agafashe utya, aguhe nawe ubuzane n'ikiganza cyawe wakarabye neza, ufate kano, wongere ufate kano, wambare. Kirazira gukomeza kuregeza witwaye wakambaye gutya. Abantu benshi babifata nk'umwungara, ugasanga ari kugenda mu muhanda yimereye gutya. Ntabwo uba wirinze, ni hahandi wakitsamura ukabanduje mugenzi wawe. Kandi nkwibutsa ukuntu umuntu nanone, ikindi ntibyemewe kumva ushaka kwikora ku mazuru ngo ubanze ukureho wongere ukore ku mazuru, kwa bya bindi byacu nyine dukunda gukora. Niba ushaka kwikora ku mazuru ufite agapfukamunwa, wikora ku mazuru gutya, ibi byo biremewe. Ariko niba ukoze aha, ugahagikisha ko usubire gukaraba, kuko ntuzi ibiri hano. Niba covid yagiye hano ukaba uyifite ku ntoki, tujya gukaraba ya sanitizer cyangwa isabune, ubundi ube wongeye kuba fresh. Kirazira kuba wafata agapfukamunwa ngo ukamanure wongere wifate hano. Ibyo ni ibintu bizira. Uko naberetse ni uko nguko wongera ushaka kwikoraho hano, ubigenza gutya ukajya gukaraba. Turakomeje ukuntu uyu muntu yitsamura. Igihe twara byize, abantu benshi barabyigisha
kwitsamura ni gutya, ni ushobora gucikwa ukitsamura bya bintu byose ngo kwitsamura. Afazari niba uyifite uyishyize mu biganza, hagihisha ko ako kanya bibaye, uhita ujya gukaraba sanitizer cyangwa isabune, ugakaraba neza uko twabyize. Murakoze gukurikirana Health TV, nkwibutsa gukora subscribe. Mwari kumwe na Professor Ndwaniyeli Boss. Asante sana.